hari ikintu wabonye mu kazi, wowe ucuruza hari ikintu wabonye, wowe uri muri business runaka hari ikintu wabonye, wowe uri kwa muganga urwaje umuntu hari ikintu Imana yakweretse muri iki cyumweru. Nimba gihare hereza Imana icyubahiro. Nimba Imana yarakurinze hereza Imana icyubahiro. Nimba Imana yarabanye nawe hereza Imana icyubahiro. Nimba Imana yaragukuye mu rwobo aho bagushize. Jean de Dieu nongeye kuza ngo tuganire ibyiza umwami yashyize muri nge kugira ngo tubashe kwakira isi y'umwuka. Reka tubane dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe. Turagushimiye Mana isumba byose, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, uburinzi bwawe butagira akagero mwana. Ijambo ryawe riratubwira ngo hahirwa uwihanganira ibyo yabwiwe n'umwami Imana ko bizasohora. Natwe turasenze cyane kugira ngo bane natwe. Ijambo ryawe tujye kuvugira ahantu mwami urimanukiremo mwuka wera manuke kugira ngo akore imirimo n'ibitangaza muri twebwe. Abagiye kubyumva bose kuri Nzaramya TV bazabona imbaraga zawe zikomeye n'ibyo byo kuri hagati muri twebwe. Dusende twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Yesu ashimwe. Ndagarutse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana yashyize muri ngewe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Gitabo cya Samweli, Samweli wa mbere ibice 11 umurongo wa mbere. Haravuze ngo hanyuma Nahashu Umwamoni arazamuka agereza ahateganye n'i Yabeshi y'i Galiladi. Abi Yabeshi bose baramubwira bati dusezerane isezerano tuzagukorera. Nahashu Umwamoni arababwira ati niba mwemera ko mbanogoramwe amaso y'iburyo tuzasezerana mbihindura igitutsi mu Bisiraheli bose. Abakuru b'Yabeshi baramubwira bati ubu turetse iminsi 7 kugira ngo dutume intabaza zigere mu gihugu cyose cya Isiraheli no mu ngabano zacyo zose. Nuko nihabura uwo kudutabara tuzagusanga. Nuko intabaza zijya Igibya kwa Sawuli bamutekereza abantu ayo magambo. Abantu bose batera hejuru n'ijwi rirenga bararira. Uwo mwanya Sawuli azabiranwa n'uburakari. Yari mu murima we avuye kuragira inka ze 2 arazitemagura ngo aziha impuruza. Sawuli yumvise ayo magambo umwuka wera amuzaho cyane, uburakari buramuzabiranye cyane. Yenda inka ze 2 arazitemagura aziha impuruza, azohereza mu gihugu cya Isiraheli cyose. Arazibwira ati utazatabarana na Sawuli na Samweli, uku niko inka ze zizagenzwa. Reka dusimbuke gatoya tugire ku murongo waho wa 9 mwumve ukuntu havuze. Haravuze ngo nuko Abi Yabeshi nuko babwira za ntabaza bati muzabwire Abi Yabeshi Galiladi muti ejo kugasusuruko muzatabarwa. Nuko intabaza zirara zibibwira Abi Yabeshi baranezerwa. Imana ihimbazwe cyane. Reka dusome urwandiko Matayo ibice byaho 7 umurongo wa 7. Haravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usabye ahabwa, n'ushatse abona. 9 haravuze ngo mbese muri mwebwe umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, ngo cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka. 11 haravuze ngo ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye. Mwakirire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo nari hari umutwe uvuga ngo gutabarwa kwawe kuri muri wowe. Haleluya. Gutabarwa kwawe kuri muri wowe. Dusomye itsinda cyangwa se dusomye abakozi b'Imana bahawe inshingano kugira ngo bakorere umwami. Abanza kubaka ikintu kigoye ku buzima bwabo cyari gutuma agakiza bahawe gateshwa agaciro. Nahashu Umwamoni arababwira ngo niba mwemera ko mbanogoramwe amaso y'iburyo kugira ngo mbahe akazi mbihindura igitutsi mu Bisiraheli bose ni muzi. Ngariko ngo abakuru muri bo bagira amakenga. Haleluya. Bamaze kugira amakenga babwira abakuru muri bo babwira iteraniro rya Isiraheli ryose ati nimuze tujye inama
babwira umwami bati twebwe kugira ngo tuzagukorere nuko tuzabanza gutabaza Imana yo mu ijuru, nuko tuzabanza kubwira Imana twamenye, nuko tuzabanza kubwira Imana yaduhaye agakiza, yaduhaye Kristo, kugira ngo tubashe kuza imbere yawe. Yesu ashimwe. Ijambo ryatubwiye ngo intabaza zijya mu nzira zijya gutabariza Abisiraheli. Bibiliya iratubwira muri Samweli, dusomye Samweli wa mbere 11, ngo abakuru muri bo bamaze gutoranya imiryango igomba kujya muri Isiraheli gutabariza bene wabo bari muri iki gihugu cy'ubunyage. Ijambo riratubwiye ngo bageze mu nzira bahura na Sawuli ngavuye kuragira inka ze mu murima ebyiri, ngo Sawuli ngo arazitemagura. Hari igihe kijya kigira tugasenga Imana ariko nta bimenyetso dufite. Abangaba ikimenyetso cyabo cyarukurira, ngo kuko Sawuli ikintu cyatumye abumva nuko barize, kandi Bibiliya yatubwiye ngo bahaguruka icyarimwe nk'umuntu umwe. Ukeneye kugira ngo utabarwe n'Imana nuko uhaguruka n'umuryango wawe. Nimba uri umugabo ukijijwe, haguruka n'umugore wawe mu izina rya Yesu Kristo. Nimba uri umukobwa ukaba ukijijwe mu muryango, ukeneye gukizwa ndetse kandi ukabwiriza bene so, ukababwiriza kugira ngo mubashe guhaguruka icyarimwe. Imana ikunda kumva abarira. Haleluya. Ikunda kumva abantu batabaza Imana. Ijambo ryabwiye Yeremiya ibyo bya 33 turavuga ngo nabazana gutabara nkwereka ibikomeye kandi biruhije utamenya. Niyo mpamvu gutabaza Imana, iyo utabaje Imana uri mu mwanya mwiza, Imana ibasha gukura ikigeragezo cyose. Situation wabahagazemo yose Imana iragutabara. Bibiliya iratubwiye ngo iratubwiye ngo zantabaza ngo zigera Ijibya kwa Sawuli, ngo zitekereza ayo magambo Sawuli kugeza arapita kozarango mange. Ngo batekerereza Sawuli ayo magambo. Kugira ngo ayo magambo yumvikane, hari ikintu cyabanje kubaho. Nuko bose ngo bahagurutse icyarimwe, ngariko ngo abakuru mu Bisiraheli babwira iryo teraniro ryose ati twebwe ntago twakwiyanduza. Haleluya. Ntago twakwiyanduza kubera ko Imana niyo kwizerwa, kandi Imana irakomeye. Imana ifite imbaraga. Imana twamenye muri Isiraheli ni Imana ijyibana natwe, ni Imana igikora bidasanzwe. Mama, ukeneye kuririra Imana ariko n'umuryango wawe. Ntabwo Imana ishaka ko urusaku rwinshi uruterera hanze yaho ikibazo kiri. Bamenye ko Nahasha Umwamoni yagambiriye kubagirira nabi, bifatamo imiryango irisungana, baba umuryango ukomeye uraguka. Nibita ku kibazo cyangwa se situation bahuye nayo, ahubwo batabaza Imana. Yesu ashimwe. Ndakubwira wowe urimo kunyumva mama, situation ibibazo uhagazemo, ikibazo ikigeragezo cyose uhagazemo, ukeneye kubona Imana mu bundi buryo budasanzwe, ariko ririra Imana. Imana izakugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Imana izakugirira neza. Imana niyo kwizerwa, kandi Imana ifite imbaraga. Imana nta kintu itabasha gukora wayiririye. Ijambo riratubwira ngo iki? Riratubwira urwandiko Salomo yanditse urwandiko mu Migani ibice byaho 8:17. Aravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Igihe cyose Imana uyishakana umwete urayibona, igihe cyose utabaza Imana urayibona. Dusomye ijambo rikomeye cyane ry'abantu ngo bahagurutse icyarimwe, ngo bagenda mu nzira barira. Barizwa nuko Kristo bamenye. Hari ababwiye ngo mwiyambura agakiza kugira ngo mbahakaze. Ubu dufite abantu bagiye batanga avance mu gusambana kugira ngo uzaronke uzashaka. Oya, uyu musore arakubesha mukobwa, mushiki wange uyu musore arakubesha. Wimuha avance kubera ko Imana wamenye yirire cyane kugira ngo ibashe gukora ibiruta cyane ibyo yisabwaho. Imana ishimwe. Oya, musore kwishingira kubera ko Imana yakubwiye ngo izaguha inkwano. Wacira inkwano mu izina rya Yesu Kristo. Wacire gusingira inkwano, wacire igituma ukora ubukwe kugira ngo ubashe gukora ubukwe. Satani akwereka ko nta nzira zihari, ariko inzira z'Imana zirenga 1000. Ndakubwiza ukuri mwene data, iri jambo ryaje rirakubwira ngo uruhare rwawe rwo gutabarwa ni wowe. Tanko sanda mangera shando, uruhare rwo gutabarwa ni wowe.
Yesu ashimwe. Uruhare rwo gutabarwa ni wowe. Senga Imana uyiririre, mu marira yawe Imana ijya yigaragaza mu buryo bukwiriye kandi ijya yigaragaza mu buryo utaruzi. Abiyabeshi ngo yigariradi ngo bari bazi ko bagiye kwicwa n'umwanzi umwami Nahashi, ariko ngo bahaguruka icyarimwe. Ukeneye guhagurukana n'ikibazo cyawe ukaririra Imana ya Isiraheli. Imana ifite ba Mose bagomba gufata ukuboko kandi bagasenga mu buryo Imana ishaka. Imana ifite ba Yesuwa bagomba kukuyobora mu nzira zawe zose ucamo. Haleluya, haleluya. Ntabwo abashumba bose biyanduje. Oya, ntabwo abashumba bose biyanduje, kubera ko abashumba bose siko bagiye bava mu byasezeranyijwe. Harimo abahagazemo neza. Turashimira Imana ko hakiri ba Mose, turashimira Imana ko ba Dawidi bahari, turashimira Imana ko ba Rusi bagihari, turashimira Imana ko ba Hana bagihari. Imana ihimbazwe cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ijambo ryatubwiye ngo bageze kwa Igibiya kwa Sawuli ngo bamutekereza ayo magambo, ngo Sawuli ngo avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo utazatabarana na Sawuli na Samweli ngo inka ze nuko zizagenzwa. Ngo bose bahaguruka icyarimwe bajya kurwanirira ubwoko bwa Isiraheli bwose, baraburwanirira kugira ngo bashe kwakira insinzi. Iyo uhagurutse ukaririra Imana harimo ubutsinzi. Papa, mama, harimo ubutsinzi. Mushiki wange harimo ubutsinzi. Musore harimo ubutsinzi. Papa harimo ubutsinzi. La kotisa ngamanga harimo ubutsinzi mu gutabaza Imana. Haleluya. Ngo azantabaza ngo Sawuli amaze kuzibagira ibimasa bye bibiri ngo azihereza inyama. Arazivuga ngo nimugende mu gihugu cya Isiraheli cyose, ngo nimugende mukibwira aya magambo ngo utazatabarana na Sawuli na Samweli uko niko inka ze zizagenzwa. Ngo baragenda bageze muri Isiraheli ngo batekereza aya magambo yose Abisiraheli. Ngo bakimara kubyumva ngo bahagurukana icyarimwe. Ukeneye guhaguruka aho uri, wava mu busambanyi, wava mu bujura, wava mu bwibone bwawe, wava mu kwishyira hejuru kwawe. Haleluya. Bamubwibone, Imana igutabare. Reka ibyo urimo Imana ikugirire neza. Imana niyo kwizerwa. Haleluya bene data. Haleluya, haleluya. Ijambo ryatubwiye muri Matayo ryatubwira ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ngo kuko umuntu wese usabye ahabwa, ngo kandi n'ushatse abona. Ngo ninde muri mu mwana yasaba umutsima akamuha ibuye, ngo cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka. Arakomeza arahanura uyu mwanditsi Matayo aravuga ngo mbese ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, ngo none so mu ijuru ntago azarushaho guha abamusaba ibyiza. Turashimira Imana ko twatabaje Imana igiduha ibyiza, kandi ibibi ibivunja mu ibyiza. Hari igihe uzura umusambanyi ariko ejo ukaba umuntu ubizira. Uzura ubusambanyi, iyo uje uri umujura ejo uhugura abajura. Iyo uje umweskoro ejo uhugura abeskoro bakabasha kuvaho bari ariko nawe ntabwo wahugura umweskoro, nawe uri umweskoro. Niyo mpamvu ndajya nkubwira ngo uyu munsi usaba Imana kuvaho wari uri mu izina rya Yesu Kristo. Nimba ushaka gutabarwa, abakozi b'Imana bari mu gihugu cya Nahashi, umwamoni umugome, aravuga ngo kugira ngo dusezerane isezerano muzadukorera, nuko nzabanaguramo amaso y'iburyo. Bivuze ngo amaso y'umwuka wera Nahashi yakuyemo. Abantu benshi barahanura ariko amaso y'umwuka yaragiye. Niyo mpamvu uzasengera abantu 30 hatabarwa 5. Burya si ukubera ko wabasengeye, ahubwo ni igihe cy'Imana, ni igihe cyabo cyageze. Niyo mpamvu iyo uri mu mwanya mwiza, niyo mpamvu Imana yabwiye Yeshua, iramubwira ngo Yeshua we, uko nabanaga na Mose, uko nakoreshaga Mose ibitangaza, uko nambukije Mose inyanja itukura, nirako nawe nzakwambutsa Yorodani, nirako nawe nzakugeza i Kanani amahoro, niko nzagushyigikira. Imubwira ijambo rikomeye, iramubwira ngo njyewe. Haleluya, haleluya. Hari ba Mose bagihari, hari ba Yesu bagihari, hari ba Esteri bagihari, bagishaka Imana, bagihagaze mu mwanya mwiza. Ndaguhanura Esteri, acira imbaraga zikubashije kwakira, acira imbaraga ziguhuza n'umufiyanso wawe mu izina rya Yesu Kristo. Acira imbaraga wa musore we zibasha kuguha inkwano wabuze, acira imbaraga zibasha gutuma yoharabita ngozana, zibasha gutuma uhagararamo neza. Haleluya. Wa mugabo acira imbaraga zituma ubashishwa byose mu rugo byacitse, ariko ihangane. Yakobo yanditse ijambo rikomeye
igice cya mbere umurongo wa 12 aravuga ngo hahirwa uwihanganiye umugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, ngo kandi ngiri ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Haleluya, haleluya. Reka ubanze wihanganira ibikugerageza. Nimba nta kwihangana ufite muri wowe, nta nsinzi irimo, ariko nimba wihanganira ibikugerageza, nubwo urwaye ikibyimba ariko kigiye kumeneka, nubwo ufite ikigeragezo runaka ariko kigiye kumeneka, iri jambo rimanutse ubu n'ubuhanuzi bwawe. Papa, n'ubuhanuzi bwawe. Imana igukura ahantu waruriraga. Mama, Imana igukura ahantu amarira yawe maze iminsi urira. Imana yagukize mu izina rya Yesu Kristo. Ngo iri teraniro ryose rigeze mu Isiraheli ngo bahagurutse icyarimwe, nawe haguruka icyarimwe n'umuryango wawe, mutabaza Imana. Hayiwe, Paulo yanditse urwandiko rwa Efeso ibice byaho 2 umurongo wa 20 aravuga ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ngo ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Ndetse agaze mu gice cya 3:20 avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ngibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo ziri kandi zidukorera ko. Ndagutangariza n'uhanurira, vaho Satani yagushize, vaho abadayimoni bagushize, mu izina rya Yesu Kristo. Mwambara imbaraga, mwakira umwuka wera, umwuka ubabuza gukora ibyaha, umwuka ubabuza kugenda mu mabi yose, umwuka utuma muheranwa n'agahinda. Ako gahinda ufite ni Satani uguteza agahinda kugira ngo uteshuke inzira z'Imana, uve muri korari, uve mu ivuga butumwa, uri umuhanuzi usiganye ubwesikoro. Ariko kurikira Imana wamenye kera, ya indi wamenye kera, izira icyaha, izira amabi yose, izira amacakubiri, ya yindi idushira hamwe kugira ngo tubashe kubashishwa byose muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Murakoze kudukurikira. Amasaha abarimo kugenda agenda, iminota igenda gace gace, ariko Imana niyo kwizerwa. Imana niyo kwizerwa. Amasaha ari kugenda aducika. Turabashimiye ko mukora subscribe kuri Nzaranya TV, mujye mukora na like, kandi tukeneye comment zanyu kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana, ndetse namwe mukora umurimo w'Imana. Abakunzi bacu turabashimiye cyane. Mujye mukurikira Nzaranya TV kugira ngo tubashe mubashe kumva ivuga butumwa ryanyuzeho, ndetse n'abahanuzi b'Imana. Imana yamagaye mu gihe gisa nk'iki, nubwo kigoranye cyane, ariko Imana iracyafite 7,000 bitavugamiye Bayali. Hari igihe tuzaganira ijambo ry'Imana, babwira ukuntu Eliya yagiye mu giti cy'umurotemu akarira umutsima, akawurira ahandi awurira ahantu abandi bahapfiriye kandi abasha kubaho. Igikona kiraza kimuha umutsima, ararya arahembuka. Ngiyo ndayigendera amezi, ayigendera iminsi 40, ndetse iminsi 40 n'amajoro 40, abasha gukora umurimo w'Imana neza. Ndakubwiza ukuri, wowe Satani yarashizemo umwuka wo kwiheba, wacire gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndimo ndabona umuntu w'umubyeyi uri muri Amerika ukunda kugira indwara yo kuva. Imana ivuganye nanjye ngo iragucishisha, wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uyu mukobwa uhora ashaka abakunzi baraza, abasore baraza bakamurambagiza, ariko ngo iyo bigeze amezi abiri yonyine bamusaba ko baryamana, kandi ubwo butaraba. Uwo ni umuvumo wa karande, ndawugukuraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Genda ushingirwe mu izina rya Yesu. Ndazana umusore ufite gahunda ku buzima bwawe, abazaga baganga gushyira mu mwosha kugira ngo ubwiza bw'Imana bukuveho. Imana iracyahari kandi Imana iracyakora. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Samweli wa mbere ibice 11 ngo bageze muri Isiraheli ngo baragaruka, babwira abanzi babo b'Abamoni, baravuga ngo twega tuzaza mutugenze uko mushaka. Iwe data we, haleluya. Ngo tuzaza mutugira uko mushaka. Ngo Abamoni barara batyaza ibyuma, Abamoni barara bivuga ibigwi. Hari igihe umwanzi wacu yivuga ibigwi, ariko ijuru ryatutekerejeho. Uyu munsi ijuru ryagutekerejeho mama, uyu munsi ijuru rigutekerezeho mu izina rya Yesu Kristo. Iwe data we, ndimo ndabona umuganga urwaye indwara yo mu nda, yarivuje kandi n'umuganga. Satani adafata impande zose, ariko ijuru riratanga ngo akira gukira muri yonda yawe, akira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uyu muntu urwaye impyiko zose
uyu muntu uri muri Kenya urwaye impyiko ebyiri, ijuru riratangaje ngo akira gukira, hena pika sonda ngera, akira gukira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, haleluya. Ijambo riratubwira ngo barahaguruka baragaruka, ngo bararabatekereza biya Beshi Galiladi, barababwira ngo mwebwe mubwire Abamoni ko ejo tuzabasanga mukatugira uko mushaka. Ariko zino ntabaza ngo zaje zibwira Abamoni, ngo bamaze kubwira Abisirayeli ahantu bari i Galiladi, bamaze kubatekereza ayo magambo yose bumvishe iwabo muri Isiraheli, bamaze kumenya ko bazatabarwa ejo, ngo bahaguruka icyarimwe nk'umuntu umwe, baraza ngo bafata miringo Abamoni, barabazindukira mu gitondo cya kare. Ndagira ngo mu gitondo cya kare Imana ikwereka igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikwiyereka mu buryo budasanzwe. Imana inyuranye iminsi n'ibihe. Imana ice muri parafo igutabare, ize ikurinde ubwo burwayi umaranye igihe kirekire cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iki? Mu butumwa bwiza Yohana 21 haravuze ngo Yesu ageze ku nyanja ya Tiberiya, ngo ahageze ngasanga abigishwa bakesheje ijoro ntacyo bafashe, ariko ngo ahasanga abigishwa arabwira ijambo rikomeye ngo bana banje hari icyo mwafashe. Haleluya. Hari icyo mwaronse, hari icyo mwabonye muri ya mwaka, hari icyo mwabonye uko kwezi, hari ikintu wabonye mu kazi, wowe ucuruza hari ikintu wabonye, wowe uri muri business runaka hari ikintu wabonye, wowe uri kwa muganga urwaje umuntu hari ikintu Imana yakweretse muri iki cyumweru. Nimba hereza Imana icyubahiro. Nimba Imana yarakurinze hereza Imana icyubahiro. Nimba Imana yarabanye nawe hereza Imana icyubahiro. Nimba Imana yaragukuye mu rwobo aho bagushize hereza icyubahiro Imana. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo uyu munsi Imana ize ibane natwe. Imana ibane natwe, iduha imbaraga zo kunesha ibyadutsindaga. Imana ibane natwe, ikomeze itubashishe ibyajyaga bica mu myanya y'intoki ku buzima bwacu. Hari imigisha myinshi yagiye ica imbere yacu tubonesha amaso, ariko Satani arayitunyaga. Ndakubwiza ukuri ko hari Imana mu ijuru, hari Imana igira neza. Tugiye gusenga mu kanya isengesho rifite imbaraga, kandi wizera Imana. Nimba ari uburwayi ufite bwose, nimba urwaye amaguru ndagutangariza mu ijuru hari Imana ikiza. Yagiye kwa Barutimayo, ku mungu wa Timayo witwa Barutimayo muri Luka 10:46 turavuze ngo agera kuri Barutimayo. Uyu Barutimayo yari impumyi, ngo akimara kumugeraho Yesu ngo aramubwira ngo urashaka ko nkugirira nde? Aramubwira ngo ndashaka gukira. Yesu ngo ahita amukiza. Ndagira ngo nawe urwaye amaguru ndetse urwaye umugongo wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uzumva iyi video uzakire gukira, wowe uzadukurikira muri ijambo ry'Imana uzakira ubuzima, utaka mu nda, utaka umugongo udakira. Ayiwe data we, ayiwe Imana ishimwe, ndafashijwe. Wowe uhora utakambira Imana uko bukeye uko bwije, wakira ubutabazi bw'Imana. Kandi nawe ufite cyakunaniye kukiva, wakira imbaraga zigukuraho Satani yagushize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngo Abisirayeli ngo babwira Abamoni ngo tuzabasanga mutubwire uko mushaka. Hari igihe Abamoni bajya baterana, nyamara natwe ijuru ryabo dutekerejeho. Ndashimira Imana ko Abamoni baterana natwe iyera yadutekerejeho, kandi nubwo baraye bacyasi ibyuma, ariko Imana irahari izadutambutsa kunogorwa nk'amaso y'uburyo, amaso y'umwuka wera. Dukeneye amaso y'umwuka wera, nubwo ntahashye yashakaga ko ijuru ryadutekerejeho ko rigomba kudutabara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wakire rero ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Wakire ubuzima. Ndakubwira ukuri wowe no kunyumva, wowe ukurikiye Nzaramya TV, ndagutangariza ko uyu munsi ugiye gufungura kino cyigisho, ukande subscribe kugira ngo tubashe gufatanya ivugabutumwa, tubashe kwamaza ubwami bw'Imana, kandi like kugira ngo tubashe kugeza ubutumwa kure cyane, aho tutageza amaso yacu, aho tutageza amaguru yacu. Kandi dufite ibyiringiro bifite ubugingo ko dufite umugabane hehe mu ijuru. Nawe ndagutangariza wowe ukoze subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe, wumve ivugabutumwa ryose tuzaza ducisha kuri televiziyo. Imana ikumere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iri jambo twasomye muri Matayo hatubwiye ngo muze muzahabwa.
papa saba uzahabwa. Nubwo bitagenda neza muri business yawe, nubwo bitagenda neza aho ukorera, nubwo bitagenda neza mu itorero ushumiye, ariko ngo muzahabwa, mushake muzabona, ngo mukomange ku rugi muzakingurirwa, ngo kuko umuntu wese usabye ahabwa, ngo n'ushatse abona. Ngo ninde muri mwe umwana yasaba umutsima akamuha ibuye, ngo cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Aravuga ngo mbese ko muri babi mukaba muzi ngo abana banyu byiza, ngo so mu ijuru nazarushaho guha abamusaba ibyiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo intore zayo ngo zitakira ku manywa na nijoro, ngo Imana izazirengera, Imana izazitabara, ntabwo izemera ko Satani azishima hejuru. Ndagutangariza wowe urimo kudukurikira, ukomeze wakire umunezero muri wowe, ukomeza wakire kunesha, ukomeza wakire gusiganirwa aho dutegereje umukiza azaturuka. Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 avuga ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo arabandikiye ngo ubwo imeze bityo tuvuga iki? Ngo bw'Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? Arakomeza arahanura avuga ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo ubwo itimanye umwana wawe w'ikinege ngizaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ageze ku murongo wa 33 aravuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo mbese ngo ni uzarenganya intore zima, ngo ni Kristo kandi ari uzitsindishiriza, ari wasipfiriye, ngo cyangwa ngo ni Imana kandi arizineshereza. Ndakubwiza ukuri ko ntabwo Imana ntabwo ariyo yatumye ujya mu kigeragezo. Ntabwo Imana iteza uburwayi, ntabwo Imana iteza igihombo, ahubwo Satani adufatira aho hantu kugira ngo twitotombere Imana. Tubwira abantu ngo Imana niyo yatumye mfunga butike nacuruzaga. Oya, ni Satani waguteye. Ahubwo Imana imanuke ku buzima bwawe, yongere tukura akagezi Satani yasibye mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhere hoboti yawe, Imana iguhere hoboti mu izina rya Yesu Kristo. Wa mugabo, Imana iguhere hoboti mu izina rya Yesu Kristo. Wa mubyeyi, Imana iguhere hoboti yawe, hoboti yawe urugo rwawe ikarwagura, bigatuma ubana neza no mwashakanye. Hoboti yawe urubyaro rwawe rugahabwa ubwenge budasanzwe. Turashimira Imana ko ijyana natwe mu gihe gikwiriye. Imana yacu ifite imbaraga. Oh, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tugiye gufata umwanya dusenga Imana. Imana ize ibane natwe, Imana ize ikurane natwe iby'ubutware. Imana ikure imisozi yose Satani yashyize imbere yawe. Imana ikure ikigaragaza cy'uburwayi Satani yashyize imbere yawe, kuko ariyo kwizerwa. Twamenye Imana ikomeye. Kandi Pawulo yandikiye Abaroma ababwira ijambo rikomeye, ibice byabo 2:7. Aravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Mu bene nk'abo izabitura ubugingo buhoraho, bene nk'abo izabaha ubugingo buhoraho, izabaha ubuzima buzima, izabaha amahoro yo mu mutima. Ndagushimira rero ko wowe udukurikiranye kugira ngo tubashe kumvana ijambo ry'Imana. Amaze kwandika iryo jambo avuga ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo nzabana nawe, ayiwa data we, ngo nzakune bost gen shando, nzakomeza ngenda mbana nawe mu bigeragezo, nzabana nawe, ibisitaza nzabikura imbere yawe. Hari byinshi Imana ije gukura imbere yawe kugira ngo utambuke. Imana ishimwe, haleluya, haleluya. Tujye gusenga Imana. Bene data, mukomeze kubana natwe kuri Nzaramya TV. Tugiye gusenga Imana, Imana itugirire neza. Wowe uzabasha kumva iyi televiziyo Nzaramya TV 250, uzabashe kwakira umugisha uhawe n'Imana isumba byose. Imana ikora muri twebwe, Imana ivugira muri twebwe, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibiri mu nzandiko, ndetse na ya marira yawe urarurira nijoro Imana irayazi. Wowe uri muri Asia, muri Amerika, muri Canada, hari abadukurikira benshi rero. Hari ababyeyi bajya badukorera ko badukurikira uko bukene uko bwije, hari abapapa badukurikirana uko bukene uko bwije. Neka tubasabire umugisha ku Mana, mukomeze mubane n'Imana, mukomeze mugubwe neza. Imana ikomeze ibiyereke mu gicuku cyane nijoro, mu manywa mugenda, Imana ibiyereka aho mujye hose, mujye mukora byose mu kazi, ibiyereke mu izina rikomeye rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kadusenga Imana kugira ngo tubashe kwakira izindi mbaraga, ndetse wacitse intege, ndetse n'umva agashaka kubona
iyerekwa ariko Satani akamunyaga, urota ibizima Satani akamunyaga, nawe akeneye gusengerwa, ndetse n'uwari ufite uburwayi akaba yihebye ko uburwayi buzamwica. Ntabwo kino byo ari cyo gupfa. Bwira Nahashi Umwamoni ngo ntabwo nkije imbere yawe ngo unagoramwe amaso y'uburyo. Amaso y'uburyo yaba kanseri, ijisho ry'iburyo ryaba diyabete, ijisho ry'iburyo ryaba kubengwa, ijisho ry'iburyo ryaba kutotezwa mu kazi, ijisho ry'iburyo ryaba kurenganwa, ijisho ry'iburyo ryaba gereza urimo, gereza yaba y'amagambo, yaba y'abakugenza, gereza yaba y'abarozi. Ntabwo abana bawe bagisohoka kubera bagukikije, ariko nagutangariza ngo uyu munsi Data wo mu ijuru, uyu munsi ijuru rivuze ko haleluya, rivuze ko ugiye kongera guseka, kandi ntabwo uzimuka umurozi, ahubwo azakwimuka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, azakwimuka. Murakoze rero, amasaha abaye magenda adusiga, ariko turashimira Imana ko mudukurikiranye kuri Nzaramya TV, kandi yaducinguriye amarembo tukabasha kuza ahangaha kuri televiziyo. Ntabwo biba byoroshye bene Data, murabizi muri iyi si abantu baba bagenda bashakisha ubuzima, ariko turashimira Imana ko igihe ifite 7,000 bitarapfukamira Bayali. Imana yacu ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenga Imana, reka dusenga Imana. Wowe ushaka kugira ngo Imana ikubohorere ibyo Satani yaboshe, reka dusenge. Data, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo w'i Nazareti, enapi ezala ona ega zanishandenga zona mangela kota ya mazina o tangi ebosi edos kepa lamo shandi kozala manga gaguta. Urumugwa neza kandi urufite imbaraga, ni wowe byose kuba gufite, ntawe uzakorwa n'isoni, ari nta mpamvu kereka abakuvuyeho. Twebwe twaje imbere yawe turavuze ngo uri Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana itabara abakumenye. Senga y'umuntu wese udukurikiranye kuri Nzaramya TV, Mana yakire ubutabazi, yakire kuhorwa n'Imana isumba byose, yakire kubona Imana muri we mu buzima bwe. Akeneye Imana, niyumva Imana mu izina rya Yesu Kristo. Arorotse inzoka, ndirukana inzozi mbi mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana ibyagucaga intege papa, ibyagucaga intege, ibituma ushaka gusenya urugo, ndabyirukana mu izina rya Yesu Kristo. Mana habwa icyubahiro. Urakoze rero Uwiteka, shyigikira ijambo ryawe, ko kuri Imana ifite imbaraga, ko kuri umuremyi mwiza, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Murakoze rero bene Data, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mwakoze kudukurikirana kuri Nzaramya TV. Mukomeze mukore subscribe, ndetse mukore na like, kugira ngo ubwami bw'Imana bubashe kwaguka bugere kure, aho tutabasha kugeza amaso cyangwa amaguru. Imana ibahe umugisha. Reka tubahe nimero zacu rero mwadushakiraho, kugira ngo ufite icyifuzo runaka mwaduhamagara tukabafasha gusenga mu izina rya Yesu. 078 35 65 65 078 35 65 65 ya WhatsApp 07 22 2 58 14 91 078 072 22 58 14 91. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.